Ibyago byahindutse amahirwe. Hari mu gitondo mbere ya Noheri y'iminsi 2 umwaka ushize. Kare kare mu gitondo nazindukiye muri gare ngo nkatishe itike yerekeza iwacu iburasirazuba bw'u Rwanda. Ninjiye mu modoka ndicara, nyuma y'iminota mike haje umukobwa yicara iruhande rwanjye, cyane kare nawo mwanya wari usigaye wonyine. Mu kwicara yaransuhuje. Mu minota mike twarahagurutse. Nubwo uyu mwari ntari nzi neza aho agiye, ariko twari tugiye mu cyerekezo kimwe. Hanyuma y'iminota nka 40 telefone yanjye yaje gusona, ndebyeho mbona ni papa umpamagaye. Turavugana, birangiye uwo mukobwa yarambwiye ngo iyo ndirimbo witabiyeho ndayikunda cyane, byashoboka ko wayimpa? Of course naremeye, nicinya icyara mu mutima ko ngiye kubona nambaye, nari nabuze aho mpera nyimwaka kuko nari namukunze. Namusabye kampa nambaye kugira ngo nyimuhe kuri WhatsApp. Mbese papa wampamagaye na phone yanjye bankoreye umuti. Twakomeje kugenda tuganira gake gake, tunaseka, nkajya mwibiramo umugono nkamwitegereza mu maso ye, nkareba uko amwenyura. Ntabeshye, nabonaga dutangiye guhuza. Kubw'ibyago byanjye nageze aho mviramo Kayonza. We yagombaga gukomeza Gatsibo. Amata yanjye bamvuye mu kanwa ryo. Naramusezeye, navuyemo njya gutega moto, ingeza mu rugo iwacu. Nyuma y'iminota nk'icumi dutandukanye, nibutse ko nibagiwe umuzigo nari nanjyaniye ababyeyi muri ya modoka mvuyemo. Sinari mfite icyo gukora ako kanya. Yewe sinari mfite na nimero za konvoyeri. Ariko nahise nibuka ko wa mukobwa yigeze kumpa nambaye. Naramuhamagaye, ndamwibwira, mubwira n'ikibazo mpuye nacyo. Mu kajwi keza ati yo, ngufashe gute? Kubera ko we yaragiye kwa mukuru we buri buke agaruka mu gitondo, namusabye ko umuzigo wanjye awumbikira, ejo yagaruka akazawuzana tugahurira Kayonza, hanyuma nkamuha n'amafaranga yo kuwutegera. Yarabyemeye. Bukeye bwaho nasubiye i Kayonza. Mu mutima numvaga ibyago byanjye bimviremo amahirwe yo guhura na wa mukobwa ku yindi nshuro. Twarahuye, turaganira akanya karinganiye, arakomeza. Twakomeje kujya tuganira. Ubu azi iwacu nanjye nkajya iwabo. Ubu turi inshuti magara. Twarahuje. Mu mpeshyi itaha tuzakora ubukwe. Ibyago byanjye ngo kuko byamviriyemo amahirwe.